Ese wabibaza niba ari umuntu ugutekerezaho mbere yuko usinzira? Yego rwose nibyo, igitekerezo cyawe nicyo, ntago yibeshye. Igisubizo cyawe nicyo, that is true. Hari abantu benshi baba bafite umuntu umwe utava mu bitekerezo byabo buri joro cyangwa se nijoro. Nubwo bitavugwa cyane ariko ibikorwa byo bigaragaza byinshi kuruta amagambo. Ubwo ubonye video usanga ubonye igisubizo, usanga ubonye umuti w'ikibazo cyari cyananiranye. Kubera ko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 by'uko agutekerezaho mbere y'uko asinzira cyangwa se buri joro. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ukugina video kugeza ku musozo, kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Ndetse byana byiza ubone no video hari abantu benshi yafasha, ukarushaho kwishenga kugira ngo dukomeze kubana gatanu ku kandi, dukomeze kubana umubano n'urukundo rwimbitse. Kandi akeka yuko waza gusoza ino video kugeza ku musozo ukuyemo inama udushya ndetse n'izindi nama nziza zatuma zikugira umumaro cyangwa se zakugira umumaro. Niba unyemereye reka nzajya n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere akwandikira nijoro kenshi cyane rwose. Iyo umuntu akwandikira nijoro cyane umenye ko akwitayeho kurenza abandi bose. Iyo umuntu arakwandikira mbere yo kuryama, menya yuko ari ikintu kidasanzwe agufiteho. Umenye yuko agukunda, agushyira mu bitekerezo bye kurenza uko wabitekereza. Akenshi uba uri mu bitekerezo bye ariko wowe ntubimenye. Gusa nakwandikira gutyo nawe uzamusubize kubera ko iyo umushimishije nawe yishima kurushaho, wamubabaza nawe akababara kurushaho. Naho kabiri, niwo muntu uvugana bwa nyuma, niwo muntu ahamagara bwa nyuma mbere yo gusinzira. Uwo muntu byerekana yuko akwitayeho kenshi cyane cyangwa se kurenza uko abandi bakwitayeho. Ashaka kubanza kumva ijwi ryawe rya nyuma cyangwa se ubutumwa bwawe bwa nyuma. Nubibona ntuzabyirengagize. Gusa abenshi barabyirengagiza batazi ibyiza bibamo. Naho gatatu, akubaza uko umunsi wagenze. Umuntu kubaza uko umunsi wagenze ni bake cyane. Nuzabikubaza azabikubaza asa nk'ukujinyoreramo. Ariko iyo umuntu akwitayeho by'ukuri cyane, ashaka kumenya uko waraye buri munsi, uko wiriwe ndetse n'uko waramutse. Uzakubaza ibyo ngibyo azaba kwitayeho kurenza uko abandi bose babitekereza cyangwa se kurenza uko nawe ubitekereza. Kubera ko uko ubitekereza hari igihe birenze ukuntu abikora. Naho kane, akwifuriza ijoro ryiza rya buri gihe. Umuntu ukora ibi ngibi aba agukunda cyane kurenza abandi bose, kurenza nuko wabitekereza. Umuntu kwifuza ijoro rya buri gihe aba agukunda, mbese sabana ukuntu abisobanura. Nubwo yaba ahuze nashaka kuryama atakwandikiye, burya iya nyandiko aba nziza cyane kurenza uko abantu benshi babitekereza. Kubera ko umuntu kwifuza ibi ngibi aba agukunda ku rugero ruri hejuru, aba agukunda kurusha uko abandi bose babitekereza. Gusa benshi barabyirengagiza cyangwa se twicisha amahirwe, ariko kuri gukora ibi ngibi aba agukunze kurusha abandi bose. Naho gatanu, akubwira ibyamubayeho uwo munsi. Umuntu ukubwira ibyamubayeho uba uri ingenzi kuri we, uba uri agaciro ndetse kurenza uko wabitekereza. Iyo umuntu akubwiye amakuru ye ya buri munsi biba bivuze yuko uri umuntu w'ingenzi kuri we. Gusa ino minsi iyo ubwiye umuntu amakuru yawe yose biba bivuze yuko uri ikigoryi, uri igicucu imbere ye. Tigute kwisanza ahantu ahubwo uri umuntu ibyawe akakwita umusazi, akakwita ikigoryi, nyamara uruzi ko kubwira umuntu w'ingenzi ibanga. Naho gatandatu, akubwira inzozi ze za buri munsi. Umuntu ukubwira inzozi ze za buri munsi uba uri uw'agaciro imbere ye, uba uri uw'ifeza n'izahabu imbere ye. Nijoro nibwo abantu benshi bafungura imitima yabo. Iyo umuntu akubwiye amagambo ye cyangwa se imigambi ye bivuze yuko cyangwa se bivuze byinshi kurenza uko wabitekereza. Gusa mino minsi nubwira umuntu imigambi yawe azakora uko ashoboye kose ayihagarike, ayice, ureke kwigeraho. Nigute kwisanza ahantu aho umuntu atifuriza undi byiza abe namo. Naho karindwi, arashaka kuganira nawe. Gusa muri iki gihe bisa nkaho bigwanye cyane kubera ko kuganira nawe ahubwo basigaye babana nk'ibiragi. Bigoza umurongo aretse mu Bibiliya ngo aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buzaba. Bivuga ngo kizo y'umutima niho ukura inyungu. Iyo wari ushaka kugumana nawe kugeza ku gihe cyose cyangwa se kugeza iteka ryose, biba ari ikintu gikomeye cyane kikwereka yuko agukunda koko. Gusa muri ino minsi biragoye cyane yuko uzayibona, ahubwo uzabona intonganya no kuryana kudashira. Nubwo abantu bose bagaragaza ko urukundo cyangwa se bagaragaza urukundo mu buryo bumwe, ariko iyo umuntu arashaka kuvugana nawe mbere yo gusinzira aba agukunda cyane rwose. Hari igihe amahirwe menshi cyangwa se hari igihe bari amahirwe menshi yuko agutekerezaho buri gihe. Gusa benshi barabyirengagiza cyangwa se akavuga ati nibisanzwe, kubera ko muri iki gihe nibisanzwe yabaye nibisanzwe. Ariko none wewe kagira akantu nkwibariza. Ni cya kimenyetso ubona gikomeye cyane kurusha ibindi byose.
twandikira hasi muri comment twiganire dushobore kunoza umubano n'urukundo rudashira. Iyandikishije kuri kutavugwa ukanda subscribe, like ndetse n'ukanda kunzogera kugira ngo utaracikwa n'indi video cyangwa se n'indi video izakurikiraho. Nk'ubitse ariko n'video ikurikira izaba ikomeye cyane rwose nta kabuza. Tuzavuga impamvu zirindwi zituma relationship nyinshi zitaramba cyangwa se zitamara igihe. Gusa muri ino minsi bisa nk'aho aribyo byeze. Gusa nicyo nagushishikariza ntuzacikwe. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.